Namakuru yakomeje kugenda ashengura abantu benshi cyane. Abantu benshi barakomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye kuri iyi nkuru. Uyu mwarimu azasange abana mu by'ukuri bari gusimbuka igipangu, ababwire ko bagomba guca kuri gate, nabo nibarangiza bahagarare bafunga igipfunsi bavuga uti wambwa we uri kuvuga iki? Uri kuvuga iki ko turangije gukora ikizami cya nyuma? Urongera kuvuga rimwe tureta tugutarutsa amenyo mu kanwa. Abana nyine bagaragaza reaction zo kwa mu by'ukuri barwana. Mwarimu nawe narangiza babwire mu neza, ababwira uti mwebwe nimureke gusimbuka igipangu, nimuce kuri gate, yego ikizami kirarangiye kandi mugiye guhabwa diplome. Nyine nimuce kuri gate kugira ngo ibintu bize kugera neza. Abana bavuga uti twebwe ntabwo dutegeka kugeza kuri aka kanya, twebwe turacaho dushaka, urongera kandi kuzana urusaku turagukubita. Bashinga kuri mwarimu babe bamukubise ingumi yo mu ruhara, undi nawe mu by'ukuri abaragurutsa mu kubita ingumi yo kuzuru, undi nawe kumenyo. Ubwo mu by'ukuri mwarimu amenyo abashize mu kanwa gutyo. Uyu mwarimu nawe bimurenze mu by'ukuri abayivanye igipfunsi mu ryinyo akubita umusore. Ubwo umusore bakimukozeho igipfunsi mu ryinyo abarakaye cyane, nibwo guterura mwarimu mu by'ukuri agenda kubita hasi. Yateruraga mwarimu nk'ibumba agenda kubita hasi. Ninkubwira ngo yafataga mwarimu akamuterura tsimbanya n'ibikuta uze kubyumva gutyo, kuko ni umusaza wisaze nyine bamaze kumukubita gutyo, bamaze kumukora yica rubazo rimeze gutya, nawe abayivuye mu gipfunsi akubita wa musore ku ryinyo. Umusore uti ntabwo wakango, nyine urumva mwarimu yari yamaze nawe kuba yaraka. Nyine urumva abantu baragufashe bagukubisa ingumi yo mu ruhara, undi araje gukubisa igipfunsi cyo ku ryinyo, amenya ahita ashira mu kanwa. Mwarimu nawe mu by'ukuri ibiruru birazamuka, abayivuye mu gipfunsi akubita umusore. Ubwo akimara gukora kuri uwo musore yateruraga mwarimu agenda kubita hasi, yagendaga akubita hasi nka kwa kundi ushobora guterura mu by'ukuri bumba ugenda ukubita ku bipangu. Ubwo mwarimu mu by'ukuri no kuboroga ntabwo byari biri gukunda kugeza kuri ako kanya. Ubwo rero y'amana irebera impumyi idahumbya, haza gutambuka abanyeshuri bari kugenda. Nyine ndagira ngo murabizi ko bari gukora ibizamini bya nyuma bya nationali. Ubwo abandi banyeshuri bagera kuri 3 baratambutse bazasange mwarimu Jean Paul mu by'ukuri aryamye hasi, amenyo yose yashize mu kanwa, amazuru ari kuvamo amaraso. Ubwo yamabandi yakubitaga mwarimu Jean Paul azabona abanyeshuri bagenzi babo bahite biruka nyine bashya ubwoba. Ubwo nyine bari bamaze kugaragara. Ubwo Jean Paul yagendaga asemeka, amenyo bamaze kuyakura, amazuru ari kuvamo amaraso, nyine ukabona ibintu biri kuba biteye ubwoba. Ninkubwira ngo isi iragererewe uze kubyumva. Abana b'iyi minsi baragenda bakiyahuza ibiyobyabwenge, bakagenda bakanywa ibitabi, nyine ugasanga bakeneye sober living. Ninkubwira ngo abana bo muri iyi minsi bakeneye sober living uze kubyumva gutyo, kuko ntabwo uza kumbwira ukuntu umwana yaba mu by'ukuri ari sober ngaze kugenda ashinge kuri mwarimu wamwigishaga narangiza amukubite bigeza aha. Abana b'iyi minsi bakeneye sober living, ni sober living mu by'ukuri. Abana b'iyi minsi bakeneye sober living. Ndagira ngo igihugu cy'u Rwanda kigomba guhereza abana sober living kugira ngo mu by'ukuri bongere gusubira ku murongo. Uko urabona abana ibintu barimo gukora ntabwo ari by'i Rwanda. Ukambwira ukuntu umuntu amaze kuguserva ikizamini cya leta, urangije gukora ikiza kandi uritegura guhabwa diplome, ariko mu by'ukuri azakubuze kurira igipangu, nurangiza wive mu ngumi umukubite amenyo atahe atakiyafite. Usange nyine abana b'iyi minsi bakeneye sober living mu by'ukuri. Ni sober living. Aba bana bagomba guhabwa sober living kugira ngo bongere kujya ku murongo muzima, kuko ibintu barimo gukora biteye ubwoba. Ibintu mu by'ukuri leta y'u Rwanda ikabireba gutyo gusa igacejeka, ntabwo ari byo. Uraza gusanga leta y'u Rwanda ivuga uti ntabwo abana bagomba gukubitwa, abana bagomba kubwirishwa umunwa, bagahanurwa ku munwa kugira ngo nyine ubwenge burya burarahugwa. Ubwo rero mu by'ukuri leta y'u Rwanda iravuze uti nta gukubita abana. Abana nabo bamaze kubabwira ko batazakubitwa, nibo bari gusubira inyuma bagakubita abarimu. Ugasanga ibintu biri kuba biteye ubwoba, ibintu bikomeje kugera bibera muri iyi si mu by'ukuri uraza kubona atari by'i Rwanda, kuko ntabwo abana b'iyi minsi bacyubaha bakuru. Urasanga umwarimu ukuze gutya wakubyara inshuro 30, nyine umukubise igipfunsi, amenyo urayakuye, urangije urateruye ukubita hasi ku gipa, ugenda ukubita asaba imbabazi utari kubyumva. Namakuru yakomeje kugenda ababaza abantu benshi cyane. Abantu benshi barakomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye. Ndagira ngo kuri yo screen yawe uriho kureba umugabo ufite agakoti, wambaye agakorovate k'ubururu, ariko kandi mu by'ukuri ukabona ko ari umwarimu usa nkaho wuzuye ibiziba ku maguru. Uyu mwarimu ibintu bimubayeho nyuma yo kurangiza guserva ikizami ni ibintu mu by'ukuri bitari by'i Rwanda, kuko uyu mwarimu arakomeza kugenda asaba ubutabera rwabuze gica.
Abana b'abanyeshuri bagera kuri batatu biritoratoye mu by'ukuri bakubita mwarimu Jean Paul. Uyu musaza baramukubise, ubu aka kanya tuvugana agejejwe mu bitaro. Abana barangije gukora ikizamini, mu by'ukuri barangije bafata mwarimu baramukubita. Ndagira ngo murimo kubireba kuri screen zanyu, murabona uko ibintu bimeze, nyine ntabwo byoroshye. Aba bana ni nkubwira ngo bakubise mwarimu uze kubyumva gutyo, ushobora kwibaza ngo ibintu biri kuba muri iyi minsi mu by'ukuri bimeze gute. Abana ntabwo bacyumva, abana nyine ni bya bitabi bakomeza kugenda banywa. Ndagira ngo murabizi abana bo muri iyi minsi bari kugenda bananirana cyane, ugasanga umwana ari kwitoratoza kunywa ibitabi. Ibi bintu rero ntabwo wafata mu by'ukuri amatabi uzavange no kujya kwishu. Nyine iyo umaze kunywa itabi, ndagira ngo murabizi ko hari tumwe mu turemangingo tw'ubwonko tuza kwa mu by'ukuri twakisobekeranya, uze gusanga turakumvisha ko ari wowe mwami uri muri yo si gusa. Kuko nyine uyu mwarimu yaje babuza gusimbuka igipangu, babwira ko bagomba guca kuri gate ku nzira nyabagendwa. Baravuga uti urimo kuvuga iki wambwa we, urongera kuvuga tuhita tukukubita kandi nyine turakumerera nabi. Mwarimu nawe ndagira ngo nyine urabyumva, mwarimu nawe bafite icyizere, arangije arababwira uti ibyo bintu murimo gukora ntabwo ari byo, nimuce ku muryango niho biri buze kugenda neza. Umwe yive mu ngumi akubite Jean Paul mu by'ukuri mu ruhara, undi narangiza ahita mukubita kuryi. Nyine ubona ibintu bakoze ntabwo ari by'i Rwanda. Ubwo mwarimu nawe azumva ibintu biramurenze, ubusharire bwageze mu menyo no mu ruhara hose, nawe azive mu ngumi mu by'ukuri akubita umwe muri uwo musore ku ryinyo. Umusore azabona uturaso tuvuye avuga uti imbwa noneho ndayishe. Ubwo nyine nufatanya na bya bitabi babagiye banywa, uraza kumva ko byahise byikoroga, byahise biba mixed. Ubwo nyine nawe aravuga uti reka nze nkwereka kagasaza sha. Abaragafashe agakubita ku yatsimbanyaga nk'ufata ibumba agenda kubita hasi. Ubwo ibintu byakorwaga si by'i Rwanda. Ndagira ngo mu by'ukuri abayobozi bakimara kuhagera bafashe aba bana b'abasore babashyiramo amapingu. Gusa bakimara kubashyiramo amapingu mu by'ukuri ubona ko baraza kuhita bafunga igitaraganya. Kuko ndaza kwibaza ikibazo kimwe nanakibaza leta y'u Rwanda, ariko ndaza no kubaza mu by'ukuri Minedike. Nyibaze ngo ese ibi ngibi nibyo abana b'u Rwanda bagomba gutozwa? Minedike ko bakomeza kugenda bagaragaza ngo 99.5% ngo abana bo mu Rwanda bari discipline, ugasanga mu by'ukuri discipline bavuga ni iyi ngiyi. Uraza kureba mu by'ukuri ukabona ko ibintu byahindutse. Minedike irakomeza kugenda ikora ubukangurambaga ibwira abana b'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko abanyeshuri bakabwirwa ko bagiye guhabwa diplome bagomba kwitwara, kuko ibintu byose wakora udafite discipline biba byamaze kuba zero. Ubwo mu by'ukuri abo bana bahise bafatwa bajyanwa muri RIB, ariko kandi leta y'u Rwanda nayo ikomeza kugenda ireba ibintu bikayicanga. Iragira uti abana twaravuze uti nta gukubitwa ku munyeshuri, kugira ngo umwana ajya abwizwa umunwa aze nyine kumva, ariko mu by'ukuri hakoreshejwe umunwa, kuko inkoni ivuna igufa ntabwo ivuna ingeso. Uze gusanga babwiye abana ko batagomba gukubitwa, ariko abo bana nabo barahindukira bavuga uti ubwo muvuze ko tutagomba gukubitwa, natwe reka tujye dukubita abo barimo. Ubu kugeza kuri aka kanya Jean Paul aragererewe, ari mu bitaro. Amenyo yo ntabwo yakongera gusubirana, kuko nyine urabizi ko iyo amenyo yakuwe aba yamaze kuvamo biba byarangiye. Ubwo nyine Jean Paul ari mu bitaro kugeza kuri aka kanya. Urabona ko ubuzima bwe bwamaze kuba bwagerwaho icyasha cyatewe n'abana b'abanyeshuri. Gusa kugeza kuri aka kanya iyi nkuru irakomeza kugenda ibabaza benshi barakomeza kugenda bibaza ibintu byateye abana bo muri iyi minsi bikaba byabacanze. Ndagira ngo muraza kunyemerera iyi nkuru